irafasha Imana ikukorera mira yikurikirana yego none ubahantu mba anje mbaye yaha kadasitere kabisa aho wagiye
nikigera tuzataha 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 igihe nikigera tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha 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 igihe nikigera tuzataha
ibyishimo byanezezwa n'umva niwe wanguza amaraso kandi ubusinza bangezeyo zamuhimbaza n'ibyishimo rusinza bona abanzi banyukuri nta n'icyo nzahura mw'ijuru ry'amahoro Reka dusenga Imana. Mana y'ukuri, Mana isumba byose. Wewe muremye ibintu byose, wewe waremye isi, urema n'ijuru, urema n'abantu bose barimo. Abantu iyo urema umuntu, jambo ryawe riratubwira ngo waramuteganije uko azabaho n'iminsi azabaho kugeza umunsi azasoza. Uyu mwana wacu Donat twari tumukunze, akiri umwana mutoya, yarakiri umwana dutezemo byinshi, ariko ibyo twibwiraga sibyo wibwiraga wewe. Waruzi ko uyu munsi tuzaba duhagaze hano doye tumusezera kubera ko yashoje urugendo rwiwe. Muri aka kanya duhumurije ababyeyi bose barahangaha, imitima yabo yose ihumurizwe n'ijambo ryawe. Abantu twababwira ngo nibahumure, ariko nukuri ndacho twakora ubwacu twenyine. Newe uzugenda ugakora ku mitima ugahumuriza. Humuriza abantu bose barahangaha. None tugiye gukomeza ibirori byo gushingura mwene data, tugiye kwerekeza hariya ku rusengero. Iri teraniro ryari hano Mana, turashima umuntu wese waje kugira ngo twifatikanye. Tugiye kuzamuka tujya hariya, uzamukane natwe, hanyuma ndetse ukomeze kubana natwe nariya mu rusengero. Za gahunda zose z'uyu munsi turazikweretse kuva dutangiye kugeza dushoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana tubisabye. Amen.
cyinshi. By'umwihariko tugushimiye iteraniro duhuriyemo umutekamana mu mpande zose twaturutsemo, aho twese baduhurije ahangaha kugira ngo tubashe guherekeza mwene data Eugene. Nuko turakwinginze kugira ngo urukire kubana natwe, uze hagati muri twebwe, ufashe ubuyobozi Mana, uze gufasha abigisha, abantu bose bari ahangaha, ube mu ruhande rwabo, umuntu wese umutekamana wageze ahangaha abona umugisha wawe. Nuko dusengeye gahunda zose zibera ahangaha kugira ngo uzane Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Ibyo byose tubisabye tubyingingiye Imana mu izina rya Yesu wabagaragara mu bwacu. Amina. Uyu Ntezimana rero nk'uko twese turi hano, hari abamuzi imbonekubone, wenda hari n'abamwumvise, ariko yari umukozi w'Imana w'inyangamugayo mu gihe cyose twamaranye, twabanye neza. Hari gurupe yitwa Twagiriwe Imbabazi yari ahagarariye nk'umuyobozi wayo, ifite iminsi isengeraho, ariko no mu bundi buzima busanzwe yakoraga ivugabutumwa hirya no hino, ariko akaba ari umukirisitu wa ruhuruhu. Hanyuma rero twumvishe inkuru y'incamugongo ku wa gatanu washize mu gitondo, ariko ajya mu rugendo rwa Uganda yari yampaye mesaje ku wa gatatu nimugoroba. Tugira amateraniro ku wa kane mu mibyizi y'abakirisitu, yari yanyandikiye ambwira yuko uwo munsi atari buboneke kubera ko afite urugendo yerekeza i Kampala. Twari dufitanye gahunda yo kuzabonana avuyeyo ku cyumweru, hanyuma icyo cyumweru kigera, iyo nkuru buri wese yumvishe y'incamugongo yamaze gutambuka. Uyu rero Ntezimana Donati ni umunyamuhamagaro, akaba umuvugabutumwa w'ubushake, yari afite ishyaka mu murimo w'Imana, ariko dukurikije n'amakuru nuko namwe muri hano nuko natwe mwese mubibona, yabanye neza. Amakuru dukurikirana, uretse ubuzima twabanagamo bwa buri munsi nk'umukirisitu wanjye, ariko ndi kugenda mbona ibintu bikomeye kuri we birenze n'ibyo nari muziho. Si uko ntari muzi neza, ariko nyuma narushijeho kumumenya no mu mirimo yagiye akorera za Kigali nahe, bituma ndushaho gushimira Imana, avuga ngo ntapfuye arasinziriye, ntazimiye araruhutse. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Nguwo rero Donati tugiye gusezeraho uyu munsi, kandi umuryango we wumvikanye n'itorero ko yasezererwa hano Ibyumba, ko niho twabonye hashoboka hagari, kuko hepfo ku itorero rya Ruhurura ntabwo tubyari bukunde ko tuhakwira, hariya hepfo ya Ramba. Kandi abavandimwe be bari hano, bakuru be, ba se wabo, ba nyina wabo bari hano, ni abantu turi gukora twakoranye imirimo neza. Nagira ngo rero twakire umushumba wa paruwasi ya Rusasa asenga Imana, narangiza gusenga Imana twakire Pasiteri Mugabo n'abandi bose twagiye tuvuga nk'uko bagiye kuduha ubuhamya bwa Donati, ariko twihuse turashe ku ntego. Mana y'ukuri, Mana isumba byose, ibiriho byose, isi n'ijuru n'abantu twese twaremwe nawe,
kandi ntabwo uzutungurwa na buke, ibiba byose ubizi. Turagushima muri paruwasi ya Rusasa kubera ko abakristo bari baraduhaye ndetse n'abana baduhaye, abana beza, harimo Donati bari baramuduhaye, twari tumutezemo byinshi kuko yari akiri umwana mutoya, ariko kuri uyu munsi wemeye kumutwara. Turasabira umuryango we wese, turawuhumburije mu izina rya Yesu Kristo rishobora byose. Dusabira ndetse n'itorero rya Ruhurura na paruwasi ya Rusasa muri rusange ndetse n'itorero rya ADPR muri rusange, kugira ngo uhumurize abantu bose babuze umukozi w'Imana, umwana wari ufite impano nziza cyane yo kugukorera, ubahumurize. Ibiganiro byose bigiye gukurikiraho turasabye kugira ngo ugaragaze ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana tubisabye, amen. Ubwo niba duherekeje umukiranutsi mugomba gucya no mu maso. Hanyuma jewe bamwe ntago bavuze Mugabo Venuste, abantu ntibahita bamenya uwo ari we, ariko hano Ibyumba ndi mu bantu bameze nk'abamambure babo. Ku ndirimbo iva ngo ibi nibyo twigiye kubire, reka tuyihimbaze, aho naho. Hanyuma bijyanye no guhamiriza abahanzi, bakavuga bati perezida wabo cyangwa umukuru wabo, nuko nk'iyerekwa ryo guhanga umuntu akaririmba ku giti cye, bakunda kuvuga ngo ni ku giti cy'umuntu, ni byafashe ngira ngo muri 97 jenoside ikirangira. Hanyuma nanjye nari umutoza wa korali, ariko ngiye kumva numva Imana inyemeje kuririmba ijwi ryo ku giti cyanjye. Imana ihijwi ryanjye ibiro, ngiye kuririmba mu materaniro no mu biteraniro, mbona biremeye kuri ko Imana byaremeye. Hanyuma bimaze kwemera, duhita dutangira kuririmba n'andi matsinda menshi, twagiye dutangirana kuririmba, abahanzi bagenda biyongera kugeza ubwo ubu bose baramutse baje hano, abo mu mujyi, abo mu ntara, abo no mu bindi bihugu, mwasanga hano hose abahanzi bamaze kuba benshi. Ariko hari abo twaturukanye mu mujyi, nibahaguruke murababona. Yari ahayoboye icyumba, ariko akajya ataha igihe kimwe, akajya aba kwa Theo, ndetse n'igare rye rya nyuma ryabaye nyine ari kumwe na Theo yamuherekeje. Nabamenyeshe ko buriya Theo hari ibyo ngewe nacecetse kuvuga ku wa mbere, abantu bavuga ibigarukira ku cyumweru no ku wa gatatu kuri nibature, ariko ku wa mbere yaje iwanjye, njye nyobora itorero rya ADPR Kimironko, ahantu bita mu Izindiro muri paruwasi ya Remera, yari iwanjye ku wa mbere. Ni amakuru jewe mfite yo ku wa mbere nari narayabahishe, ariko ndayabahishuriye. Imana iramubwira, ariko si ukumubwira, niwe wabinyuragamo, aravuga ati musabe Imana izina rishya ritamenywa n'umuntu wese keretse urihawe n'urimuhaye, kuko amazina dusanganywe iyo umaze gupfa bayasiba mu gitabo cy'irangamimerere. Ni iwanjye ku wa mbere, isengesho rya nyuma ninjye warimuhaye, ariko sinari nzi ko iri zina uwo twari turi kumwe yaravuze ati ntabwo iri zina rishya rimenywa n'umuntu urihawe n'urimuhaye, barihabwa adapfuye. Ariko ntitwabimubwira, tugenda twese dusabye izina rishya. Ubu nanjye nararisabye, noneho tubonye atashye duhita dutangira kwisubira. Ndavuga ati izina rishya rero, niba umuntu arihabwa yatashye,
none ahubwo izina ryanjye mfite urishyiremo agatege, izina rishya uzaba urimpa hirya aho gatoya, ko ndashaka kubanza gushyingira abana banjye bageze kuri bane. Hanyuma rero mwabibonye ko tuherekeje mwene data nawe wari warinjiye mu ruhando rw'abahanzi. Imana imuhe iruhuko ridashira mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu ashimwe. Abana tubona mu rugo nibabanze bazi mubanguke. Abandi bari hanze. Yesu nashimwe. Abandi baracyari hanze ariko nta kibazo, hano reka bahagararire. Umwanya nk'uyu nguyu twese hamwe dukomeje kwifatanya mu kababaro k'umutware wanjye watashye, bwa Donati Ruhungu nawe watashye. Barabageni Imana yabishyiriye yabakunze kuturusha, natwe duharanire kuzagerayo amahoro, kandi Imana idutsindagize itwambike imbaraga, natwe tukabaza amakuru bari kuza icyo bavugaga, cyangwa se numvaga mbese azana ibyiyumviro byabo, ariko Imana ntiyabishimye ko amakuru yahabwa. Ariko muri iryo joro guhindukira baza sheri yarahamagaye arambwira ngo siporo tubura amasaha tukagera no mu Rwanda. Arambwira ati fora akantu mpuzanire, yagiraga amasiripurize menshi cyane, ngo twakazanye na muramukazi wawe, ahita avuga ngo njye singakabati ndabivuze. Arambwira ati bibwire nawe bibabwire, arambwira ngo nazanira amafi. Mbega ngo ntanze ku kanyenyeri urebe utundi tuntu vuba vuba uca kwigisha nawe barabyumva gafise kagana neza, twa tuntu two mu mavuta n'agatunguru n'agasarade. Igihe vuba bose bari bahari barabizi, bari batetse, nanjye ndi kwitegura abashyitsi. Isaha ya mbere yashira, ya kabiri, iya gatatu umutima utangiye kongi. Mama yashira inshuro eshatu yanga gufata fone, reka ntagaragara ati inshuro ya mbere yayifata. Iya kabiri ni umusajya ari kumuhamagara, niwe unyitabye, arambwira ngo bose bapfuye. Ndamubaza abandi bose bapfuye. Ubwo nahise numva nkuramuje nkomeza, ariko numvaga atari byo. Ubwo ako kanya nahise nihuta cyane, menyesha amagufa y'Imana y'umugisha, yahise aza turagenda ubwanwe, amenyeshereza abayobozi bacu. Ndabashimiye, twararanye amajoro turahirwana, twakira umubiri tuwujyana Kacyiru bari muri polisi. Abayobozi baranyura mu saa saba banjyana muri veriti paka no mu rugo. Umunsi wundi babaga bahari, bakirisitu namwe mwaje kumfata mu mugongo, ndabashimiye. Mwaje gufata umuryango wa Donati mu mugongo, ndabashimiye. Yari umuhungu wacu twabanaga mu gihugu, none Imana ashimiye ko bose bajyana. Bikwiye bishimye. Abana mubona hanze muri
byagenda rwose ntiyitayeho umuntu wumva merewe muri uyu mwanya ugomba kuzamuherekeza umuhungu wanjye. Aba ni abavandimwe ba Donati, ntabwo nari buze kubasiga. Murakoze cyane. Murakoze. Ijambo rya mbere ni ukubabwira ngo mukomere kandi twese dukomere. Nitwa Valentine Mukarukundo, uhagarariye abahanzi ni Pasiteri Mugabo avuye hano. Ngeje mpagarariye abavugabutumwa b'umuhamagaro nk'uko bari babivuze mbere. Ndagira ngo ndakoresha umwanya muto abavugabutumwa muhaguruke, abishoboye muze hano. Byaratugoye cyane, muze mwihuta ndabasabye. Ejo twaherekeje umubyeyi wacu Pasiteri Theogene. Uyu munsi duherekeje umwe muri twebwe. Murubyumva neza ko tutorohewe, ntabwo tworohewe ariko byanga bikunda tugomba kwikomeza. Ndibuka ijambo Pasiteri Theogene yambwiye umunsi wa Pentecote ko nabwirije aho yayoboraga. Ndamubwira undi buze gutaha kare kuko turaza gukurikira iyo nanone cy'umuvugabutumwa umwe muri twebwe witwa Turabageni Haleluya. Arambwira ati no mugerageze mwihuse mwegeranye yo gutatana imbaraga, ati kuko namenye ko ubijuru byavuye kugenda ridukuramo umwe umwe. Nari nirize kuvuga kuko ntabwo nari nakabyumvise kuko iryo jambo yararimbwiye. Hanyuma nyuma yaho nza kumutumira iwacu kuwa gatanu ejo niho Pasiteri Theogene yagombaga kuza. Hanyuma rero kuko yabimbwiye nyine ambwira ngo tugerageze duhuze imbaraga kuko ijuru rigenda rikuramo umwe umwe. Iri ni itsinda ry'abavugabutumwa, hari abandi batabashe kuza hano, hari abarwaye kubera umunaniro guherekeza y'umubyeyi wacu kuko nabivuze, ariko mu izina ryacu turi hano ndetse n'abatabonetse twabwira ngo nimukomere. Wacu twakundaga Donati, twakoranye umurimo w'Imana cyane hafi ndetse na kure, aruhukire mu mahoro. Kubw'ibyo hari peteroli twateguye sinziba twaza kwitanga, ariko itsinda ry'abavugabutumwa bateguye peteroli turaza kwitanga. Imana imugishe. Umuryango yigire hino Bafiri bamuhereze iya mirobo. Bafiri yigire hino bafite iya mirobo y'umuryango bageneye umuryango. Uwo Bafiri ni mukuru w'ibyo baje kandi ntabwo twakoranye neza, nshimira bifura Imana imugisha. Hanyuma rero urakoze cyane, urakoze Imana imugisha kandi ni karibu byumva. Hanyuma twakire abavandimwe ba Theogene mu munsi muze mwike hano. Bafite ntabwo nta kibazo komeze muze. Hanyuma dore n'ibyo ijambo. Haleluya. Amazina yanjye Safari John, Imana n'umufuna wanjye w'umwe wakuwemo. Yavutse muri 1988, yitabye Imana yarafite imyaka 35. Ise w'umubyara bamwita Rukara Emmanuel na nyina Nyiranuma Veronica. Yavukiye mu mudugudu w'Ikiyovu mu kagari ka Nyiragifumba, umurenge wa Manyamiro, intara y'Amajyaruguru. Nesimana yari afite ababyeyi bamaze kwitaba Imana nabo hashize imyaka 10. Ni ukuvuga ko Nesimana yarezwe n'ababyeyi be bapfuye. Nesimana afite imyaka 25. Nesimana rero yakundaga Imana. Yari yavutse nk'abandi bana kuko bavuga ko mwamubonaga agendaga
ubumuga ariko yaravutse ubumuga bwaje nyuma y'atangiye y'ishuri ariko ababyeyi bagerageje kumuvuza bamujyanye za Gatagara hari n'umuzungu w'umufaransa wabaga igihumbi nabo bamujyanyeyo noneho agakunda gusenga Imana muri ubwo bumuga bwe tukamusiga mu rugo akadusanga ku rusengero kuko twamusigaga mu rugo tubona n'ubwo atagereyo kandi tudashobora dushobora guhora tumufashe mu mugongo kugira ngo tumugeze ku rusengero ubwo mu kugenda no mu gukura kwe yagendaga akuruka n'ubundi agakunda Imana uko yagendaga akora no gukunda Imana Imana yagize iki igenda igabanya ubumuga bwe ageraho n'abagendera ku rubavu ageraho n'abagira iki azijugunya Donati yakoreye Imana cyane mwese muramuzi nanjye ndamuzi mu guhimbaza kwe yahimbazaga n'umuntu udafite ubumuga yakundaga gusenga akoresha ibiterane ndetse Imana rero agiye twarire tukimukunda ndavuga makeya dushobora ariko ndetse Imana umunsi yapfuye hari ku munsi wo ku cyumweru kandi byari saa 3 arizo saa 3 ADP itangiraho amateraniro. Imana Diogene Donati ni murumuna wanjye ubwo umunsi wa gatanu uracyari ku wa gatanu hari radiyo ishingiro nkunda gucura mu bindi biganiro bakunda gushyiraho mu gitondo ubwo ku minota nka 13 hafi ngo Gatonda yaravuze ngo hari umuntu wakoze impanuka Diogene numva aravuze ngo hariho n'umuntu wayabaye noneho nari njyana mbwira umudamu ese Donati yagiye i Bugande ni Theo ariko Theo uriya bagendanye nari nzi ko ari bose babiri buriya w'umuhanzi mbwira umudamu kubera izina rindi nogeze kumva bararivuze ndavuga ntabwo ari bose babiri ubwo nabwiye umudamu rero reka mubwire ubu ndagiye ariko bari kuvuga ngo bapfuye ubwo njye icyo nakoze nahise mbyuka ndagenda ngera Yaramba mu isatire mfata moto ndagenda mpita gatuna mu mupaka mpita neza maze guteza nambika i Bugande ndateza ndongera maze guteza mfata moto nageze i Bugande mfata moto nabo ndateze imodoka ndagenda mbwira umumotari mugerageze wihute agenda mpita ngenda ngera ahantu impanuka yabereye basanze hari abantu benshi umumotari ntihagarara guhagarara nasanze imodoka ya polisi iri ihagaze mu muhanda abo bitabye Imana bari barimo none kubera bavuga ati imodoka ye y'ivatiri itukura nari nyizi ariko purake ntabwo nari nyizi ndagenda ahantu yari yahiriye ahantu mu Miyenzi ndagenda nduhuruka ahantu hari hazitiye nsanganye zamuka nsubira mu muhanda imodoka ya polisi iratsimbura nanjye ndagenda ahantu kuri polisi naragiye masanga umudamu wa Diogene bamusanze yari yicaye imodoka yabo yari ihagaze yicaye ku ruhande rw'umuryango yarambonye ahita amereza telefoni ya Donati ari yingiye ntabwo twavuganye nawe nta muntu wari uri kuvuga ubwo byabaye ngombwa ko bazamura imirambo kuri polisi muri moruge bayishyizemo bahagaze reba ukuntu bayishyiramo mpita nongera nsubira inyuma ndirukanka njya kureba mu bitaro ahantu Donati yari arwaye namusanze ahantu hafi y'umuryango ari muri Bourgogne ubwo mubonye urumva umuntu mpita mpinduka ukundi muri ako kanya haje abanyarwanda harimo n'umushumba uyobora ururembo rwa hano na Dominique harimo n'uwaturutse muri douane ariko ntabwo ngewe nari mbazi umushumba ntabwo nari muzi nabonye ari abanyarwanda noneho muri ako kanya badushakira ngiye kubona ngo nahaje ambulance iraza bashaka ibyangombwa kugira ngo bamusinyire baduhe Donati tumujyane i Kigali ubwo barashakije kuri Bugande ntabwo arimo mu Rwanda Bagande ni n'abagabo noneho muri ako kanya ibyangombwa barabizanye dufata Donati barabaganga babiri baraza tujya mu modoka duhita tugenda ubwo ni njyewe wamuzeho n'abaganga twemera
abandi basigayeho bakurikirana abo bandi bari baragize impanuka. Ubwo naraje tugera muri duwane y'u Bugande, ntabwo twateje duteza tugeze mu Rwanda, baduha undi muganga, baba abaganga batatu, umushoferi twari dufite baramuhindura. Ubwo turaza, ubwo muri duwane Gatuna baravuze ati Faisal mutajyayo, mugende mujye utajya se hashika muri wa Faisal. Ngo twaragiye rero tujya Faisal, tugezeyo bamujyana mu byuma baramupima, biba ngombwa ko negereza ibizamini byavuyemo uko ameze. Ubwo umushoferi we yaragiye, murumuna wanjye wundi ubwo yaravuye mu mutara, ndamubwira ni njyewe nsigaye ku bitaro Faisal, wirukanka afata moto, imodoka iratsimbuye yinjira i Kanombe wahageze. Ubwo imodoka yese igenda nsigaraho, ibizamini ndabibona nsanga murumuna wanjye arahari, ibizamini ndabibaha nati bamushyira ku gitanda. Ubwo buracyari ku wa gatandatu tukajya tujya kureba uko amerewe, ese yari yangiritse. Ubwo rero ku cyumweru muganga mu saa 3 arampamagara, ndamwita bamuha agatebe ndicara, bamuha agatebe ntekereza bibaye. Gutekereza bibaye rero nta kundi byagenze, arambwiye ati byarangiye, bwira abantu muri kumwe baze bamusezere. Nuko byagenze, byari saa 3 z'amanywa, kubera umuvugizi yari yangezeho i Kigali, arambwira ngo ibiraba uze kumvugisha. Ngo naramuhamagaye kuri telefone ntiyayifata, ariko tumwohereza mesaje. Ubwo rero muri ako kanya biba ngombwa ko umurambo kugira ngo bamujyane muri morgue, byaranze, ubu yarashize. Tumuzana ari Gicumbi baratwakira. Kutwakira tuza dusubira mu rugo iwacu, n'aba bavandimwe bangaha baradukurikiranye mu rugo. Navuze byinshi, reka ndekeraho. Muri gurupe twagira imbabazi, visi perezida wayo n'abaga mu ntege za Donati, nitwe twayoboranaga gurupe twagira imbabazi dufatanije umurimo w'Imana. Muri gurupe twagira imbabazi, ikintu Donati yadufashije, yatwigishije ikintu cy'agakiza cyane, ikintu cyo kwihana ibyaha, ikintu cyo gukizwa cyane, n'ibyo bintu byamubaga mu maraso, agashaka kubidutoza ngo natwe tuba abagenzi bajya mu ijuru. Ikindi kintu rero uri wikira kuri Donati njyewe ubwanjye, ni uko yagiye adufasha kubaka ingo zacu, akajya atugira inama zo kubana n'abana ndetse n'abatware akabigisha uburyo bagomba kubana n'abagabo babo. Ikindi Donati tumwibukiraho, yakoraga umurimo w'Imana nk'umuntu uzapfa ejo, nta kindi kintu yitagaho. Yabaga afite amafaranga akagaburira, akayaha abantu batishoboye, agaburira abakene. Yari afite intego yo gushaka imirimo vuba vuba. Icyo kintu twagiye tukimwigiraho, nanjye ndavuga nti mu migambi yanjye nk'uko Donati yagendaga akora, reka ngende ngerageze nkore nkawe. Yari umuntu ukorera Imana abishaka, adahatwa, byari bimurimo kuko twabonaga impano nyinshi afite, natwe tugashaka kugira nk'izi. Ikindi kintu Donati yagiye adufasha, yadufashije kutaba abanyamasengesho b'ibirara. Yavuze ati niba uri umunyamasengesho, zirikana itorero ryawe, ujye ugira guterana kwera ku munsi w'amateraniro, indi minsi usenge, ariko ku munsi w'amateraniro ujye uboneka. Yabaga abona tugonganye n'iminsi yacu y'itorero, akavuga ati n'ubundi ni ugusenga, mutaza muri gurupe, ahubwo mujye ku midugudu yanyu, akagenda tubohora gutya. Ikindi kintu Donati yagiye adufasha, yagiye atwigisha uburyo tugomba gusengana umwete, kuko yatwerekaga yuko iminsi ari mibi. Mu gihe cyo gutaha ko rero
igare rye ryegereje. Ubwo ikindi kintu rero ni ukuri yagiye adukorera, yagiye atusaba kugira urukundo tukabana n'abantu bose amahoro. Nta kindi navuga narenzaho, Donati imbuto yazitubibyemo. Ni ukuri Imana imumugisha kandi izabishoboze natwe kuzikurikiza. Nitwa Jean Pierre Mudaheranwa, nzwi ku izina rya Mwene Gihome. Nari hafi guhamagara madamu kugira ngo mpagarare iruhande kugira ngo ngire icyo mvuga turi kumwe. Arakoze kwibwiriza. Uyu ni umudamu wanjye turabana. Donati yari inshuti yacu y'akadasohoka. Ikindi Donati yari nk'umwana wacu wa bugufi, ari umunyamuryango w'umurwanashyaka wacu. Donati twamenyanye ndi umusore, duhuriye mu giterane ku Kimisagara. Umupasiteri witwa Harerimana Joseph Yongwe yazaga aje kuvuga ubutumwa mu mujyi wa Kigali. Mu biganiro nagiranye nawe yavuze ko yambwiye ko akenshi yajyaga aza aje n'amaguru kubw'urukundo yakundaga umurimo w'Imana, ariko akabona mu misozi y'iwabo haba amateraniro makeya. Akaba yari yaravuye ibanga y'uko mu mujyi wa Kigali haba amateraniro buri munsi. Twabaye inshuti kuko twari duhuriye mu murimo w'Imana, ariko ikindi cyatumye tuba inshuti na Donati cyane ni uburyo yajyaga ishyaka mu murimo no kwerekana umurava n'umuhati. Donati yari umusore udakunda gusinzira, agakunda gukanguka mbere y'igihe twihaye, ndetse rimwe akandusha ubutwari akananamura kugira ngo tudakerera umurimo w'Imana mu gihe twari tumaze kwiyemeza kuba tubana. Donati yaje kumusura isabukuru aho nabaga nkiri umusore, aje kumusura hanyuma urukundo namubonanye n'uburyo yitangira umurimo w'Imana cyane, agakoresha imbaraga nyinshi mu kubyina. Yari afite imbaraga nyinshi mu gice cyo hejuru uhereye mu mayunguyungu kuko hasi yari amugaye, ariko agakoresha uburyo bwose yashakaga kugaragaza n'imbaraga mu gice cy'epfo. Iyo rero yabaga arimo kuririmba cyangwa arimo guhanura cyangwa yuzuye umwuka, ari kubwiriza ijambo ry'Imana, wabonaga ashaka kwihohotera ibintu byose, ndetse iyo byamukoraga akabona imbaraga ze kuba nke, hari igihe yiterura akitinyura hasi, ariko kugira ngo abantu bumve icyo Imana ivuga ibabwire binyuze muri we. Donati naramukunze, hanyuma tubana turi batatu, ariko igihe kiza kugira ngo dufate imyanzuro y'uko tugiye gukora indirimbo ze kuko zari ndende cyane kandi akunda kuririmba akoresheje imbaraga z'umurengera. Dufata umwanzuro w'uko ngiye kumufasha gukoresha indirimbo ze ku madisikete zikaba ngufiya. Ni njyewe wari uzwi cyane kumurusha kuko umujyi nawe w'injiji 9 mu kwezi kwa 11. Umujyi rero nari nzi aho basengera, namuhaga komande tukajyana, kandi nari nzi abacuruzi benshi bakoresha imiziki y'amadisikete n'amaseti piano. Bituma rero gushakira abantu bakorera indirimbo, ufata igihe cyo kwandika indirimbo ze mu magambo aciriritse, ibitero turabigabanya tubigira bigufi. Twarangije icyo tujya muri studio, Donati twavuga ko tugiye kubana, ariko umuntu twabanaga bitewe n'uko twabanaga tumubangamira, twatahaga nijoro mu masitudiyo mu biterane kandi dutaha kure, bituma dufata umwanzuro ko Donati tugiye kubana bya burundu nk'inshuti zifatanyije. Twemeye gukodesha inzu y'amafaranga arenze ayo twatekerezaga kubona kuko twari twatanze komisiyo ku komisiyoneri, tujya mu giterane tuje gusangiza ibonye twemeza kubana. Twarabanye igihe gito bamenyanye n'uyu mukobwa, menyanye n'uyu mukobwa ubwo abasore benshi bagira ishyari iyo ubonye ukunda we atamufite. Donati yabereye n'umusaruro w'umuhuza hagati yanjye n'umugore wanjye. Yambwiraga amakuru y'uko yiriwe mu gihe ntahari, akabwira umugore wanjye uko biriwe mu gihe tutari kumwe. Umugore wanjye yari afite akazi gatangira mu gitondo gasoza saa 2 z'ijoro. Twajyaga kumufata muri wikende, rimwe na rimwe ngo tumuherekeze njye na Donati tumugeze mu rugo, ibisambo bitamugirira nabi. Donati yagiriye inama zishoboka nubwo namurushaga imyaka, mu gihe cyo kwishyura inzu ntiyigeze yiganda, n'ubushobozi budahari. Donati yari umuntu umufasha ukomeye cyane mu buzima bwanjye. Icyo navuga kuri Donati, ni umusore, yari umusore w'urukundo. Donati yari umusore ukunda gusenga,
Donati yakundaga kwiyiriza ubusa. Donati iyo twaryamaga yajyaga abwira ngo tuve ku buriri tujye kuryama muri salo turare gusenga twigaragura ku isima. Yagiraga umuhanda ukomeye, yabanaga n'ubumuga bukomeye, ariko turasenga Imana itubwira ko imbago azazita. Imwe yibagiriwe muri bisi igihe twari turimo gusenga, Imana irambwira ngo mubwire ko Donati n'isigaye azayita. Nyuma rero yaje kwitana yibagiwe urebe nawe mu mutima ngo akazibagirwa n'izo yagenderagaho. Imana yavuze ko uko igiye kugenda igukoresha iby'imbaraga uko urushaho guhimbaza cyane, ariko akaguru ke kazajya kagenda karushaho kurambuka, kuko yari yaragize ikibazo cyo kumugara akuruza ikibuno. Twamenyanye agendera mu mabagi, yagendaga asubira inyuma akoresheje amaboko akurura ikibuno hasi. Donati yaje gukira, hanyuma no gukomeza gukundana n'umugore wanjye, n'uburyo yagendaga akuruza birangira nemeje ko azaba umufasha wanjye. Mu magambo magufi rero ugana ku musozo, Donati twarabaye mu myaka igeze nko muri 4, biza kugera ku rwego amperekeje mba umugabo. Donati twatandukanye ku munsi nabaga umugabo aramperekeza. Uwo munsi nibwo Donati yagize amagara menshi arenze yigeze kurira mu buzima bwari tubaha. Hahisemo ko dutandukanye twari inshuti, aragenda amera nk'umunganye ambwira ko atazagaruka no mu cyaro. Byaje kurangira rero agiye kuba habi. Nyuma yaje kunsaba ngo musabire umudamu wanjye amwemerere twongere tumucumbikire ari wanjye. Twaramwemereye turabana igihe kitari kigufi, ahava nawe agiye kurongora, agiye kubana n'umugore we. Donati yari umusore ukunda Imana, aho umugabo ukunda Imana. Yaje kubinaha kugira ngo yegere gurupe, yegere n'ikipe y'umupira yakinagamo w'abana n'ubumuga bagendaga bakina bakuruka cyangwa bagendera mu tugare. Ndamushimiye nubwo ntari kumureba, ariko wenda aratureba, ubutwari yari afite tuzamukurikiza. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Twakire murayihanganira, ariko ndagira ngo dusoreze kuri abo ngabo kuko Donati nyine afite amakuru menshi, kandi mu gihe cyose n'iki ngiki hari ibyo umuntu yibuka akaba yabivuga, ariko ntitwabirangije uyu munsi kuko hari n'umunsi wo gusoza ikiriyo cye. Umuyobozi uhagarariye abafite ubumuga mu karere ko nabo bakwegera imbere mu minota 2 baduhaye tukayikoresha neza. Niba bari hafi nabo bakwegera imbere. Okay, murakoze cyane. Byinshi byakozwe, amazina ni Bakumana Grace. Iyi groupe mureba aha ngaha ni groupe yaturutse mu karere ka Nyagatare, harimo abakinnyi hakabamo n'abayobozi b'ikipe ya Nyagatare Stars. Ni ikipe ikiri imikino y'abafite ubumuga. Njyewe nari umutoza wa Donati kuva umwaka ushize nibwo yatangiye gukinira ikipe y'akarere ka Nyagatare. Donati yadufashaga cyane, yadufashaga mu mikino myinshi twakinaga. Mbere yo kujya mu kibuga niyo wanadusengera. Byinshi byavuzwe, ntabwo ngende bizi kwibanda mu magambo menshi cyane, ariko icyo navuga ni uko duherukana kugirana ibihe byiza umunsi twari twagiye gukina imikino yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. GMT yari yabereye mu karere ka Bugesera ku itariki 17 ndetse n'itariki 18. Ariko amakuru naje kuyamenya nyahawe na kapiteni wa ekipe uwo bita Asman, nawe ni hano Gicumbi. Ampamagara ambwira yuko kuwa gatatu Donati amuciyeho agiye muri Uganda. Hanyuma mu kujya muri Uganda, nyuma yaho nibwo yongeye kumpamagara ambwira yuko yongeye kumenya inkuru y'incamugongo yuko Donati yakoze accident ndetse bishoboka ko ashobora kuba yitabye Imana. Muri ibyo byose bagombaga kujyana nawe, nk'Imana nawe yamufashije kuko ni umushoferi. Yavuga ati Pastor Theogene
n'ugiye atwaye ariko yari akeneye n'undi mushoferi wakabaye aza kumufasha mu kugaruka kuko ashobora kuza kunanirwa kandi Donati ntabwo yari azi gutwara imodoka ubwo icyavugaga ni uko Asumani nawe yari kujyana nabo muri Uganda ariko nta gace bayagenda nabo. Amakuru rero yakomeje gucishikana avuga byinshi kuza kumenya yuko Donati we yaje gutabarwa nyuma aza ku bitaro Kigali ariho yaje no kuba yaba. Muri rusange abakinnyi benshi bahuraga se cyangwa abakinnyi imikino y'abafite ubumuga bose bumvisha ari inkuru y'akababaro kuko Donati n'umukinnyi basabanaga n'abandi bose nta muntu bagiranaga ikibazo. Ni wa muntu wabwiraga ikintu ntavuga amagambo menshi ariko akakubwira yuko ibyiza biri imbere, Imana ibirimo, ibintu byose bishoboka. Iyo twabaga tugiye gukina umukino ntabwo ushobora kumubwira yuko turi butsindwe, niyo twabaga turi butsindwe yabaye ko hamwe n'Imana turi buze kuba twatsinda. Kubw'iyo mpamvu rero hari peteroli abakinnyi bagenzi be twakusanyije bamusaba yuko nibuze kuba nayishyikiriza umuryango we kugira ngo dukomeze tumusengere ndetse abashe kuba yagera mu bugingo bw'uhoraho. Hanyuma nahereza n'umuyobozi w'akarere amasegonda make n'akagira icyo avuga. Arakoze. Ntabwo ndi umuyobozi w'akarere kuko abivuze neza ariko hari umukozi ushinzwe ibikorwa by'abafite ubumuga. Muri iyo mpamvu rero izina ryanjye bwite ndetse n'izina ry'akarere bihanganishije umuryango we ndetse rwose ko yagukiye mwiza adukuwemo ariko Imana imuhe ibiruhuko bidashira. Akarere ka Nyagatare kamukundaga ni ukuri nubwo mwavuze ibintu byinshi yakoraga mu nsengero n'iki ariko yari afite imirimo rusange ikorerwa abantu ukabona yuko ufite ibyiringiro hejuru heza yari abifite. Muri urwo rwego rero twaje kumuherekeza nk'umwana wacu, akarere kabuze, igihugu kibuze, yari umuntu ufite akamaro cyane. Imana imuhe ibiruhuko bidashira. Yigire hino Mafiyeri bamuhereze, Mafiyeri yigire hino bamuhe inkunga y'akarere ka Nyagatare n'abafite ubumuga muri ako gace bateranije kugira ngo batabare uyu muryango. Imana ibahe umugisha, noheli rwose bibyubahirize. Murakoze. Ngira ngo ni izina ryatangaje abantu benshi ariko ubundi umuntu yitaba Imana akiri ukayikorera. Iyi gurupe ijya gutangira yatangijwe na Pasiteri Theogene. Ni umubyeyi kuri bamwe, umwana wacu ku bandi ntabwo ari uko tungana. Hanyuma Donati aza kuza muri twebwe. Iyi gurupe yari igamije gusenga ndetse no gukorera Imana. Twafashe umwanzuro wo kwiyegurira Imana no kuyitaba tukiriho. Turavuga ngo tuzayikorera mu mbaraga zacu zose ndetse no mu buryo bwose Imana zizadushoboza. Pasiteri atangira iyi gurupe Theogene yaravuze ngo tugomba kwitaba Imana tukiriho kuko ntabwo twakwitaba Imana twarapfuye. Dushimiye Imana rero yuko mu gihe twabanye nabo batubereye ab'umumaro. Donati yatubereye umumaro, twabanye mu bihe byo gusenga. Yagiye abana natwe nubwo yari ari inaha twebwe dukorera i Kigali ariko Donati uko twasengaga yarazaga. Ikindi tuzi kuri Donati tumuziho ko azi guca bugufi kandi cyane. Tuzi Donati yatwigishije guca bugufi, Donati yatwigishije kubana n'abantu amahoro, Donati yatwigishije kumenya gusaba imbabazi waba wakosheje. Donati twagiye dufatanya mu buryo bwo gusenga, haba ari gusenga ku giti cyacu cyangwa se no gusengera abandi. Nta munsi n'umwe twigeze duhamagara Donati ari muri Gicumbi turi i Kigali tuzasenga cyangwa se twifuza kugera no ku bandi ngo dufatanye gusenga Donati tumubure. Ntabwo tuzibagirwa hari ahantu hari umugano
mama pasiteri we arabizi. Twajyaga dukunda kujyayo muri Nibature muri cya gihe covid isa nkaho igenza make. Twateranaga buri munsi saa 11 twabaga turi muri uwo muganda. Donati twabanye mu bihe byiza. Mama pasiteri warabizi, Imana ihatubwirira ibintu bikomeye. Turashimira Imana ko byasohoye. Nubwo bimeze gutyo ariko hari ibyo Imana yakoze. Mama pasiteri warabizi twajyaga tuvayo tugasanga yatetse, ubuntu bwarabusanga we akatugaburira tukarya tukanywa. Turi hano rero navuga ngo turi kwizihiza Donati kubw'inyigisho nyinshi tutabasha kuvugira hano ngo tunazirangize kubera ko yatwigishije ibintu byinshi. Ubuhanuzi yahanuye kuri twebwe bwarasohoye, ubwo yahanuye ku bandi bwarasohoye, abarwayi twagiye dusengera turi kumwe nawe barakize. Icyo navuga navuze kenshi n'abantu Imana izaduhe kuzagira iherezo ryiza. Muraho Yesu ashimwe cyangwa Kristo Yesu akuzwe, ko byose bibwirwa abakristo. Nitwa Mukobwankawe Liliane, naturutse muri federasiyo y'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda ku rwego rw'igihugu. Mpagarariye umuyobozi wayo utabashije kuboneka ku bw'akazi. Ndi kumwe na bagenzi banjye hano, harimo abayobozi muri board, harimo n'abakinnyi. Wenda mbanza no gukosora gato ku muyobozi wa gahunda. Bavuga umuntu ufite ubumuga ntabwo bafite umuntu ubana n'ubumuga. Umuntu abana n'ikintu yahisemo kandi akunda. Navuga ngo ni iby'agaciro kuba turi hano. Donati ni umukinnyi wa NPC Rwanda, nibaza mu myaka myinshi iciyemo. Yatangiriye gukina mu karere ka Gicumbi akina sitting volleyball. Nyuma yaho aza gukinira akarere ka Kicukiro. Nyuma ya Kicukiro aza gukinira akarere ka Nyagatare, umutoza we mwamubonye. Ariko akaba yari afite n'undi mukino akina, kuko mu mikino y'abafite ubumuga hari myinshi cyane. Hari undi yakinaga wo mu igare ariyo bita wheelchair basketball, yayikiniraga akarere ka Musanze. Donati kuva twamumenya navuga ngo abenshi muri twe tuvuga i Kigali, ariko kuva twamumenya yari umukinnyi duhurira ahantu henshi hatandukanye, hari abantu bafite ubumuga bwinshi butandukanye mu turere dutandukanye. Iyo yagusuzanyaga ibyishimo, anezerewe mwaganira ukabona afite byinshi byo kukubwira. Nge iteka wenda kubera no kuba umuyobozi w'abakinnyi kenshi twahuraga, yansuhuza akambwira ngo ariko ntabwo ukwiye kuzamurira amaboko icyubahiro, nkamukubita agashyi nkamubwira nese kubera iki. Mu materime y'abakinnyi nkaba namubwira ni kubera iki se wamureze. Ati ngaho reba ukuntu ushishe. Tugaseka akagenda, ariko buri munsi agahora ambwira ko yifuza kuzaganira nanjye. Inkuru ye yaratubabaje. Navuga ngo kuva amaze gukora agisida twarabyumvise. Amaze kugezwa n'i Kigali Kanombe, federasiyo yarahabaye. Uyu mudamu turi kumwe niwe wahageze bwa mbere akihagera. Ngira ngo n'abavandimwe ba Donati baramuzi, babaga bari kumwe, ndetse na perezida wa NPC yarahageze iminsi 2. Umunsi anapfa mu gitondo yari ahari. Nka NPC rero twakoze ibishoboka byose kugira ngo ibisabwa ku bitaro no kugira ngo abashe kuza inaha, umurambo w'uzanywe inaha, twarabikoze. Nta benshi mu bavandimwe twari tuzi, ariko muri siporo twebwe tubaho nk'abavandimwe utitaye aho umuntu avuka. Navuga ngo ibyihutirwaga twarabikoze kandi turacyari kumwe nabo. Umuryango mugari wa siporo ndabihanganisha, abanyagicumbi, uturere yakiniraga, inshuti ze, abakristo babanaga nawe, nihanganisha n'umugore wa Theo. Imana igukomeze izi mpamvu, izi ibindi byinshi guhishe nyuma yo kubura umugabo wawe, wihangane ukomere. Navuga rero ngo ndihanganisha abasportifu, abakristo bari hano. Ntabwo turi buvuge byinshi babivuze. Hanyuma natwe nka federasiyo ndetse n'abakinnyi batandukanye dufite ubundi butumwa twahawe na federasiyo, twifuza kuza guha umuryango
wa donati bose bari kumwe nibaza tumaze gushyingura twabikora mutwemerere tuze kubikora tubagezeho ubwo butumwa murakoze mukomeze kwihangana tuzamara kuririmba bazababera kugira ngo tuze kwiyongeza ndabona isaye nyuma mwarimu n'amategeko n'akagere bayishyikiriza bayamugisha umutware bagashaka kubona kuririmba rero mbere bayamugisha mu mababa mwami satani bazi bisha mu mababa It's all you,
haleluya uzamura ibiganza Mana yacu ishimwe mu ijoro ryo gukora impanuka nkimara kumenya amakuru nahamagaye telefone ya Donald yitabwa n'umugande aho amakuru y'uko Donald we akiri muzima yakomeretse ari mu bitaro ariko ameze nabi atabasha kuvuga nakomeje kuvuga kuri telefone mu masaha ya saa 10 nibwo nafashwe n'agatotsi ndi gusaba umugabo wanjye ababitegura neza ze turirimbe hanyuma Donati aransezera mbona arimo aragenda gutya ndi mu mugongo nkomeza kumukurikira arambwira ngo mami ndekura ngende kuko ibyo wasabye gukora narabikoze twari inshuti cyane Donati twari dufitanye amabanga menshi twagirana gahunda nyinshi cyane mbuze inkoramutima yanjye hanyuma rero nkomeza kumubaza ngo ugiye hehe arambwira ngo muri byo wasabye gutunganya no gukemura narabikemuye aho ngiye ndabona ari heza mu gihe ndi kubyibazaho mbona ikanzu y'umweru imanutse mu kirere ntabwo nongeye kumubona nahise nkanguka mbibwira umutware arambwira ngo ukomere hanyuma rero nagira ngo mbakomeze Donald ari heza turi hano ku mpamvu uzi kandi turagushima ko wahaye umutima mwiza n'urukundo abantu bangana gutya bakaba batabaye itorero batabaye umuryango inshuti yacu umuryango wa Donati turagushimiye Mana turagushimiye uyu mugambi mwiza abantu bafashe kugira ngo tuze guteranira aha muri uyu mwanya Bibiliya itubwira kubamo kandi tukawubamo tuhakura isomo unyemerere umuntu wese uri hano kuba turi hano tuhavane kwiyoroshya kwicisha bugufi kugukunda no kugukorera kukuvuga ibyiza no gukora ibyo tuvuga n'umugisha tugusaba turasengera abakozi wawe tukaguha ijambo ryawe kugira ngo umuzuze ukaba ubwenge n'ubushishirirwa ukorera mu buryo bw'itangazamakuru amateleviziyo ari hano ibinyamakuru bitandukanye ari hano bazageza ubutumwa kure turabasabira umugisha kandi n'abazumva ijambo bose bazagenda urugaragiro urakoze mwami kugira kubana natwe nyuma y'uko twumviye amakuru mabi cyabaye icyumweru kiremereye niyo mpamvu numva nshaka gutangira mbahumuriza bakomeza ndabyibuka nyuma y'uko umenye ko yatashe nahamagaye umushumba w'urembo namushimire ko nk'itorero twamutumye muri Uganda ajye gufasha abantu mu izina ry'itorero Donati Imana imaze kumuhamagara ndamuhamagara ndamubwira ati wegere umuryango mutegure ibishoboka byose byatuma Donati tuzamuherekeza neza iyo nkuru nziza dukwiye kwamamaza ni uko imibabaro y'iki gihe ibyo duhura nabyo byose ntabwo twabigereranya n'ubwiza tuzahishurirwa iyo mvuze ngo tuzabuhishurirwa ni uko turabihishwe ariko iyo tumaze kwambuka umugezi witwa urupfu tuba tugeze ahandi heza Imana ishimwe cyane
umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka amen mumanure noneho turirimba ya ndirimbo uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro mu mucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzaba mpari nanjye sinzaburayo umubiri inshuti yacu umuvandimwe wacu Donati ari umubiri intege nke ariko dufite ibyiringiro ko azazurwa afite umubiri w'imbaraga izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro abakozi Imana bigire hino hanyuma tumuherekeze Donati bakoreye Imana ruhukira mu mahoro tegereze umuzuko w'abera hanyuma abakozi b'Imana mugende abapasitori batambuke bashyireho baherekeze Donati hanyuma abo mu muryango mubahereze nabo abo mu muryango mubahereze indabo abo mu muryango mubahereze indabo za ndabo fata aho hejuru mugarutse fata aho hejuru abo mu muryango mubahereze indabo abahanzi mubahereze indabo n'abantu bose babishobora abo mu muryango abavandimwe be mbere nta mwanya uhari ubahereze bashyireho hanyuma dukomeza turirimba na mutanga umwanya abandi baba mwarangije tujye mu ihema hariya duhe umwanya abadufasha izo ni ndabo nizo ndabo zimwe mushyiraho se hanyuma mushyireho mutange umwanya hanyuma bakomeze gahunda pasiteri Zana atuyobora mu ndirimbo n'abahanzi ntekereza ko bahageze
baririmbe bigire hino hano baririmba abahanzi baherekeze umuhanzi mugenzi wabo. Abahanzi bigire hino hano hagarare hano. Nibaduhe inzira hano. Mutange inzira aho ngaho. Baririmba Mumami, atukatiye, iye baruhuke, umukatiye, iye baruhuke, nirwo bapfira Mumami, umukatiye, iye baruhuke, bapfira Mumami, umukatiye, iye reka twumvikane abahanzi twasabye ko abantu bigira inyuma, hanyuma abahanzi bahagarara uruhande rumwe, hanyuma tuwo mwanya baruhuke kugira ngo abantu bagiye gushyiraho beto babikore neza. Umwanya turuhuke. Umuntu ushaka umwanya nuwe Roza, umwanya uri aho ngaho, inzira aho ngaho inyuma hano aho ngaho mutange inzira na fera tubariza ntagarika. Ako hano bakora neza nziza, bakora imva nziza kuruta rusororo no ku ruhande. Indirimbo wese apana igihugu cyiza kiradutegereje ijuru cyiza cy'ababo n'abatowe na Yesu turibonayo nitwiza ingoga uwihanganya azaragwa icyo gihugu.
tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha 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 igihe nikigera tuzataha 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 igihe nikigera tuzataha tuzataha
Kwanza